tukimara kumenya aya makuru buri kantu buri nguri kwifata byanze. Ngigisenyi abantu bari gusambana cyane ku buryo imyanya y'ibanga ngo yatangiye gutukura. Imyanya y'ibanga yashushe ngo ku buryo umuvandimwe rwose ubashije gushyiramo nk'ikirayi kimwe cya Kinigi ngo kirimo kirahiramo. Ubu busambanyi buri Gisenyi mu Rwagasabo Scovia yavuze ngo ziramutse ari nk'imbunda ziri kwarasanira bagira ngo ni nk'intambara ya gatatu ije. Abasambanyi ivumbi rigatumbuka bahu. Mpuzabitsina yakorerwaga muri uwo mujyi wa Rubavu yababivuga nk'imbunda. Abaturage bari bubyuke bose bageze Musanze bahunga urusaku rw'iyo mibonano. Iyo ziba ibivuga nk'imbunda. Ahubwo igihari reka twe kurebera gukora imibonano mpuzabitsina nk'ikibazo gikomeye. Ahubwo turebere ngo ukora imibonano mpuzabitsina ryari nande gute. Kuko ahisigeze guhagarika gukora imibonano mpuzabitsina ntibikunda. Uzarwana urwo rugamba nta uwazapfa azapfa nta numenye ko hari icyo yarukozeho. Twongeye twikurira amajwi y'ibanga avuye muri ADPR avuga yuko rwose biriya bintu by'idarapo ngo kari agakino ko kugira ngo twibonere amafaranga. Icyaha kimeza ndonye gitangiye kugera no mu rusengero. Inama bari kuzitamba barangiza bakirira amafaranga. Muramenye ntimuvuga ngo ni ADPR yose ibi bintu bikora. N'agace kamwe k'abantu badashaka kubaho bakennye papari wanjye. Mwiriwe neza, Yesu ashimwe muvandimwe, sinzi niba ari buri kantu cyangwa buri nguni naba ndi kuvugisha. Yani mbere na mbere nabanza mbisegure sinabasha kuvuga imyendero yanjye. Ndi umukristo wo muri rwa rusengero rwabiraho amahano bakazamuraho amadarapo y'abatinganyi. Ni ukuvuga ngo biriya bintu ni ibintu byapanzwe na pasiteri n'uriya muzungu, ko uriya muzungu ntabwo ari bo bwa mbere yarasengeye mu rusengero rwacu. Ni kenshi cyane yajyaga aza akajya anaganira na pasiteri, na mbere yaho yuko biriya bintu bijya kuba babanje kuganira. Ahubwo nuko abantu benshi bari kwita ku nuza kuri la darapo yazamuye, hari n'irindi darapo ryari riri kuri bafure. Tese banyangotunga niki cyaruta umuntu mbatehe n'imbabazi rusange mbateze umusangira ngendo n'umusokro kwahuwe n'igendwe rurandamutsa kuki wandamukiye utansi nkumva ndanyuzwe yuzuye urukundo ariko amavuta ndumva yawe biri nango sima mushakira ahantu hari abarwayi nimba ari n'uwapfuye ndumva amavuta ndumva namuzura nipiti kosa mandika wota piri ene Rapfa dukize wa kintu. Ariko ndi kumva mw'iyi minsi mfite amavuta yo kuvuga ku bakozi b'Imana batajyana. Mbe pasiteri turi kurebana. Umuti warawucanze. Wariye amafaranga uzaka batinganye bagira mu rusengero. None idarapo banimanitse mu rusengero utangiye kwigira nkaho nta byabaye. Ariko natwe turakubona umubano rusange w'abasogokuruza. Mbega udashaka kugira icyo ubivugaho. Ibi bintu byo butinganye ese ntacyo bigutwaye cyangwa nuko wamize amafaranga. Nk'abasangira ngendo umuti twarawucanze narwango nasharitse nandaye umujinya we wanguriye bare mu byaga nabizi numva ndasebye Pogba narwango nasharitse ADPR iraturumbiye ariko si ADPR yose nimuturebe nabi.
Ako so ubundi mwarebaga ibiki tutaraza nzagerageza ko nshoboye kose umuntu uzaza ureba bino bintu aseke ku rwego rw'uko ubu ngubu tuvugana none ndi gukora n'ikiganiro none nambaye box kandi ngiye none no kujya hehe muri ADP ibi bintu umaze gufata urundi rwego iyo firigo murajya he ko firigo yakize bose babireba tuzashima bose babireba no ariko ndumva amavuta ari kunsabagira umubiri wose ngiye kubivuga ariko ADP yacu muri iyi minsi igiye gutuma kuri YouTube turya amafaranga ikibazo ariko njye ndabakunda ADP yacu iri gutuma twirira amafaranga yego rwose mukora kandi gakoryo uya muri firigo murajyaye hari abantu bari kuvuga ngo hari abantu bagira ngo ubutinganyi kuba bwaje muri ADP biratubabaje oya mwese ni mutingana twibonera ibyo tuvuga ariko mw'iyi minsi firigo yanjye yakize noneho murajya he mwazanye ubutinganyi nabizi numva ndasebye kandi narwango nasharitse reka nkwe ku mazi nandaye umujinya uragusaza ngira nkoreye umunsi oya reka mbaza nkurabure aya majwi wariyumvise aya majwi nayumvise ariko ngo ni amajwi bikeka ko yavuye ku muntu rwose ngo wibereye muri ADP indani nga ADP rwose ku buryo abavuga ati ADP yanjye nge ntabwo nzi ko buriya kamubwira nge nari nabonaga abantu uza batwataka urumva simenye yuko dufite valeur ingana gutya kuba n'umuntu abantu uza baraba muri ADP batwataka urumva ngira ngo abonye ama comment menshi ngo avuga muri ADP yacu ngo turi kwisireye n'ibiki sibyo ntabwo nari nzi ko buriya abakristo hari abakristo batazi iyo bigana niyo bijya reka none n'abakristo bavuga ati rwose ibi ntibikwiye kandi koko ma ari wowe reba kuri ngize umufilozofe ariko wajya wondomuntu uri kuvuga ijambo ryahindura ubuzima wajya wondomuntu muhambewe tubone umva reka njye muri umva firigo yakize bantu banjye ndajyamba amenyeshe ko ntari nasoma ku mazi studio yego studio ya mbere yego ndagira ngo ibi bintu byabere muri ADP tubanza tubyogeze yego byatangiye nko mu minsi nk'itatu ishize yego ubwo umupasiteri yegeraga umwana w'umuzungu uvuye muri za Croatia aramubwira ati nakuntu twakora fantalome za kucapechepe aramubwira ati nuko uzamura idarapo byibuze amasegonda 10 mu rusengero sijya one check amayero yangira 5,000 sijya one check ndayiguhaye ijambo rya kabiri yari imanukira umwana ntabwo atangiriye aho ngaho kuko yari umwana rwose uri kwitoza uburyo rwose yazamuye idarapo urarebye neza usanga rwose ari ibintu yatojwe kuba yarikaraga arizunguza studio ya kabiri yego turabona ukuntu azamutse arenza abadiakoni arenza abahimbazi aravuga ati ngomba kureba pasiteri arangije azamura idarapo risitora yifu kuko u Rwanda rukwiye ibyiza risitora yifu ni ivuriro rivura ibiheri rivura imyanya ndangagitsina rivura abantu bitukuje bakarangiza bakazana umubiri mwiza kugira ngo bagumye basa nk'ikariso y'ingwe iryo ni ivuriro ritanga imiti ituma umuntu azana uruhara cyangwa rukavaho yaba ni ivuriro ritanga imiti ituma umuntu rwose ahorana akanyamuneza akananuka nimero zabo ni 0789138244 risitora yifu kuko u Rwanda icyizere cy'ubuzima mbere risitora yifu ko wawucanze aba bakobwa babaga bafite mu kanwa hanuka risitora yifu yabahaye imiti none ubu ngubu bameze neza aba batipe babaga bafite uruhara kandi bakira abana wabahaye umuti none bafite amadirede nk'aya yacu na rwango washaritse risitora yifu bavuga ngo turibebwa mwana kandi ntago babizi turibwa ko ntago babizi ese ubona atari ikintu tuzigezaho niba nshaka kuvuga aya magambo angana gutya nta muntu urantamo nta muntu urasonesha mu muyaga abantu bavuga ngo turimbwa ibaza usonesheje mu muyaga nza mfite n'umuriro ngiye umuntu abimbwiye ngo turimbwa kandi nzi ko kandi koko
uzi katabeshya nzi ko atabeshya avuga atari kaka ureba kure aho wowe umuvandimwe uturebera no muri video akavuga ati abantu ni ibibwa kandi koko nuko yego umuyobozi ari ubundi nakagutoye manda y'ubutaka yego akadeperi yacu cyakora cyo nikunda ari kimwe nuko tubiteramo urwenya bakanaza akatubwira ati turanabakehura dore nk'ubu rwose ndabizi kugira ngo umuntu ni umukehura warakaye azakebuka reka nuko jya umubwiriramo ukigendera ntabwo buri wese agatora ntabwo tubashije gushwana n'idini ryose kuko adeperi iri ku mpande inyamaswa yabashije kwihanganira kwangwa n'idini ryose kandi ikabaho n'ingurube njyewe ntabwo njya adeperi yose yamuriraho ngo numve ngifite amahoro niyo mpamvu mbabwira abantu bakeya agace kamwe ko muri adeperi mvuga na adeperi zose si yego no se adeperi zose ni mbi none se adeperi zose uba adeperi wose uriya muntu wamanitse idarapo na adeperi ni umuzungu uriya muntu wamwemereye se ko arimanikamo hariya na adeperi ni umuntu ku giti aho barimanitse se ni muri adeperi reka ni urusengero adeperi ni ku mutima uriya ni inzu urumva mwagiye mureka abadeperi dugifite agaciro turahari kandi no idarapo noneho tugiye tuvumbura buriya najya kujaniriza nyuma idarapo rya kabiri kujya riri kuruza kuri bafure biriya ni kugira ngo amajwi asohoke neza avuga igitinganya ari amajwi n'urwango n'urwavuga ngo Yesu arakize yasohokagamo avuga ati Moses turakwemera rikimara kuyungurirwa muri radarapo Moses se moshoni kandi moshoni ntasengera se aho firigo yanjye yakiriye ko mutari bo dore akantu mba ndi kukunywera urwibutso no kandi abantu twabwira ngo muza ibinyobwa byanyu tubyamamaza aka kanya muri firigo tuvuganira akaba ndi gukuramo ikinyobwa kimwe mu byo uruganda rwawe rukora ariko ntushaka abanyarwanda ntabwo mushaka kubona yuko buri kantu na buri nguni yitwe abantu bo kwamamarizaho kandi mu buryo bworoshye turakora buri munsi televiziyo zikora buri munsi zigatanga amakuru buri munsi mu Rwanda zirabaza ni zingahe urumva zirabaza kandi no hano abantu bakubonyura bareba mwijya kujyana kuri buriya televiziyo bwawe mutazi ngo ninde mutazi ngo ninde wabibonye ndetse mukeka ko twabibonye mu Rwanda ninde ukireba televiziyo barayigendana ariko umuntu yari muri bisi arascrollinga akareba kuri buri kantu na buri nguni akahita areba ibintu bavuze ariko televiziyo ntabwo wagenda mu rugo ngo wicare uvuye mu kazi saa moya ngo uyicareho ngo uyirebe amasaha abiri kabana bari gusambana abana ko bari gusambana Igisenyi ariko Igisenyi ni umurwa w'ubusambanyi ariko ngo wabuze ngo bibaye ari imbunda ziri kurasanira hari Igisenyi ngo harango ngo muri zanuza ngo hararengana muri za Ukraine hararengana reka ngo mu rwa Gasabo rwose niwe nkesha ya makuru ngo we yarahigereye ngo ukigera mu mujyi wa Gisenyi handi hari inuza ya rompuwe yaho gutangira kumva ibintu bivuga ngo ukavuga ati ni umuyobozi mushyashya batoye se bari kumuha amashyi ukamanuka hafi ikivu kuri ziriya hoteli ukumva ibintu ukumva ni ngaya akavuga ati se umuntu bitafa ko waje mu izi karitsiye yitwa ngo iki ukajya kumva umuntu ukumva amashyi barayamuhaye akabati umuntu none ashaka ko afite iti mwaka gace ni faripupa wavuye mu mashaka mano bari kuhina kita kafaka ngafali afa dore ko turanye na Kongo ndakubwiye ngo umuntu ufite igitsina rwose ubu ngubu kitari gucumba mu mwotsi ngo ni umuntu w'umwadeperi umwadeperi wangu ni utekanye ngo kuko umwana wese ngo uri kugenda ngo hagati y'amaguru ngo hatarimo ngo angere ngo ya 35 ngariko wakanyaga ngo agahora ngo ari gucumba umwotsi bya abantu benshi bakibaza impamvu abakobwa ngo batacyambara amakariso nese wayambara ute kandi wahuye n'abajama batatu bakagufata umukongo nawe ngo abatipe bahariye kusiramu ngo ntago biba bihagije ngo ibigomba hejuru kuba yarabaye umutu ngo nyine ngo ufite kentusi nonese yarabaye umutuku hari utujama tuba ngo twigisha abantu koga itukuzwa ni tubigisha abantu koga umuntu akaza ukabona ngo agufitiye impuhwe ngo yabona udakubita imisoro ngo akakwigisha koga byahehe ubusambanyi uramanuka akakurambika ku mazi afashe igice kimwe kiri ku ibere ikindi kiri ku ipunani akakugendesha hejuru y'amazi ngarika amakuru dukurura ngo buranga abakongomani
ngo ari mu bantu bagira amafaranga cyane. Bari no mu bantu batumira nyama ihenda Gisenyi. Reka genda ndakubwiza ukuri kubera ko ukuntu inyama ihagaze hano i Kigali. Iyihe nyama se? Iyihe nyama? Inyama itanga ibyishimo, ikimara amafaranga. Iriya nyama itanga ibyishimo. Iriya nyama Gisenyi ukuntu bihagaze ku isoko ry'umurimo n'ukuntu bihagaze Kigali. Ndi wapi? Kandi Kigali ushaka kubona inyama ya Sengisa wikojeje muri Kirene. Ariko ari Gisenyi umukongomani ashyiraho $1 uburyo ugira ngo inyama yahindutse bayigize nk'iy'ingurube. Kajya buravuga ati iki ni gisemeseme none ahantu ndanayitaha. Umukongomani ntago aba bara mu manyarwanda. Amadolari 100 niyo abahagurukira, niyo note no yabafite. Baba uhagera umunyarwanda afite udumbi twa 500. Ukabona umanukanye umukobwa bitanyira karanda nawe. None se abantu Gisenyi ko urumva bara birukanye bagiye kureba yiki? Bagiye kwirebera abo bakobwa nubwo babahenze. Ngo burya ngo warya n'amafa ariko ukava Gisenyi neza. None gihe ndi kwibaza ni kimwe. Umukongomani kuki nyine aprefera kuza mu Rwanda niho ari abakobwa beza. Mu Rwanda hari abakobwa beza. Ikindi bahendutse ugeranyije n'abakongomani. Umwana w'umukongomani arase kubugira ngo ni inzobe. Mwabyara umwana mukabyara umwana gakushwa. Kubageze ni ngewe byaragurutse. Nyamahe nka rero nongera mbabwe ko umuntu ushaka kwiga mu mahanga ubu byahindutse. Urumva bimeze neza ubu byahindutse. Umuntu ushaka kwiga IT, umuntu ushaka kwiga tourisme, turi kukurangira ahantu ugomba kujya kwiga ahantu bita mu birwa bya Mauritius. Urumva? Mu birwa bya Mauritius ni ahantu ujya kwiga ikigo ubwacyo kikagushakira akazi. Cyane cyane nk'abanyarwanda bazwiho imyitwarire myiza. Iyo uhageze uri umunyarwanda bagushakira akazi. Wiga ukora. Ikindi visa ni 100% kuyibona kuko nitwe tuyiguhigira. Ni n'ikigo kiguhigira kikayikohereza mu Rwanda. Ikindi turagira ngo tubamenyeshe yuko ikintu cyitwa interview ntizikorwa. Urero umuntu ushaka yaba yitegura kaza tukamwandika, nimero zacu ziri hano hasi, nitwa buri kantu nimero ziri hasi, ukanyandikira ukambwira ati bimeze bite ibintu byo kujya muri Mauritius. Umuntu akabarangira. Umuntu rwose akakanya ne watangira kuzuza process ukagenda ntari kuko iyo hageze utangira kwikorera amasomo akazatangira ufite n'amafaranga. Akazi kaho kakorwa neza kandi kwiga ni 2 mu cyumweru indi minsi yose ukayikuramo amafaranga. Aho ni mu birwa bya Mauritius. Muze twiga abantu barangije, ntago bisaba ngo ube wararangije noneho ngo wabonye na diplome. Ufite bilete zo mu 4 mu 5 mu 6 segonderi, ufite na certificate mu 3 uraza tukakwigisha. Uraza tukakwaprayingira diplome ikazagusanga. Ni ukuvuga ngo nta kintu kigomba kuguhagarika kwiyandikisha kujya kwiga muri Mauritius uyu mwaka. None se bundi birizewe kandi biranatunganye cyane yuko buri kintu cyose ukishyura twakiguhaye. Turakubwira ati zana ibingibi wabizana tukakwaprayingira, admission yaza ukatwishyura. Tukakubwira ati zana ibingibi tukakwaprayingira, visa yaza ukatwishyura. Nta kintu na kimwe wishyura mbere. Ni ukuvuga ngo rero turizewe kandi ntago biri gusaba yuko ho nguzana ngo diplome wapi. Ibyo ufite akakanya kuba amanota atarasohoka urabizana tukahita tukwaprayingira ukazabikazazuriye. Subizi neza.